bagenda buri Rwanda Air mwavuze ngo Rwanda Air tukagenda tugakubita tukarangiza ibyacu tukaya twibyenera intsinzi ngaho ni bagende namwe mugiyeyo nabana banyu mwe gukomeza kuroha y'abana babandi mwabamazi mwabagabo niba mufite imwe mudashobora kohereza y'abana banyu muzigirire neza ejo bundi bazaba gupromotinze barabori promoted somewhere omerewe neza uriya wenyina ari mu gahinda na se n'abari umunabe n'abakuru be bose baraho ngaho barababara umwana w'imyaka 20 umwica nkande kwa kweli ibigabo bikuru ntago bakaba abagore banyu n'abashiki banyu muri ibisambo afanda bimenye abafatiranye mu byumve abo ngabo muhakazi yongiye mu ntara n'ahandi hose mugafata abashiki banyu b'abacecuru mukabari bo mujya guhakazi mugafata nabishwa bakagomba kubimenya ko abantu bakoma amashyi batamwishimiye agomba bamenye igihe kirageze ngo amenye yuko abo bakoma amashyi inyuma bakinyuma bita ngo nabayobozi nka bimwe mvuga mukamubona ko yabaye ikibazo niki nakwishimira kuri RPF nayibonye mwiki kare hari igikogwa cya mamagaye ndakizi cyo mu Republican Guard kirambwira ngo urwo ndwo rugero ugomba guhereza ngo umuntu wagukamiye umuntu waguhaye ibyiza ngo akamwituye kuvuga ibyo koko Robert no kuntu tugukunda ye baba we yankaga muri RDF mukabana ndi igihuye nini ndi ikigoryi ndi igipumbavu wa mugani ese mumfata nk'igipumbavu mutanye kunze ikigoryi ubu ngubu narabigishije mukaba kugera kuri rwo kuba mwaba bakano mukabana bajeno nikawanyorosha kuwatoa kwenye usivilian wenu na mambo yenu nikawe kwa jeshi kabisa kamilifu twasabye u Rwanda mahoro bafande barahuka ngo iyo sengesha Imana nikaryumve we ngo intambara nizigarekera kuba muri Kongo ngo bose zitabayeyo nitwataha none dore ngizo ikimbabaza nuko abo bajenere batohereza y'abana babo nawe usheta y'umwana we cyangwa muri umuna kandi afite bano nabo bato mubwirimo wabo gitangira kuzamuka bakaza bakaterura byose bagatwara ukongera gaceceka ngo reka ngo leta itanyica uri ikigoryi uri igipfobagane kibi cyane mu gisirikare cya RDF ntuto tujya twavuga ngo harimo inkingi eshatu kuvuga ngo iyo ushinzwe kubazwa no gutekereza byagutse think bigger tekereza ibitekerezo byagutse nuceceka utakufa ivo ayika data we nimunega amatwi mbabwire iyi nkuru nziza izi y'abahanzi n'amakorari bakorera umuziki hano muri iki gihugu cya Uganda. Silver Music Studio ije ari igisubizo ku bakorera umuziki hano muri iki gihugu cya Uganda, abahanzi, amakorari n'abandi mwese mukorera umuziki muri iki gihugu cya Uganda. Tuje turi igisubizo kuri mwebwe, tubahaye ikaze. Umukiriya n'umwami muri Silver Music Studio. Si ibyo gusa kandi usarura imbuga nkoranyambaga, tubaha inama kandi tukabafungurira imbuga nkoranyambaga zabo, tubafasha kugaruza YouTube channel zabuze cyangwa se zibwe. Namwe kandi abashaka monetize tubibakorera mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ya Uganda 0787706081 cyangwa kuri nimero y'inyarwanda 07876876 muri Silver Music. Umukiriya ni nk'umwami. Gana Silver Music Studio. Banyarwanda kazi ndabasuje mwese namwe inshuti z'u Rwanda, cyane cyane abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe tuvuga kimwe, tuvuga ururimi bisa n'urunyarwanda, abari muri Kongo, abanyekongo, abarundi bavandimwe, mwese ndabasuhuje. Uyu munsi wa none turi imbere ya kamera za Media Robert TV. Mbere na mbere suhuje abantu bose bamaze kora subscribe kuri iyi channel
mbifuriza amahoro ya Kristo. Imana igira neza ibarinde. Mwifuriza abantu bose bagiye bankandira akanyenyeri mu gihe cy'iminsi mikuru na mbere yaho, Imana yo mu ijuru bamera umugisha. Abaganda bavuga ngo temujyango ko ne muzarekere gukora ibintu nk'ibyo. Mwasuhuza n'abantu bagiye bampromisinga mu minsi mikuru bakaba batigeze bagira icyo bakora bikabananira. Nabo Imana izabafashe nibagira icyo babona bazahigura umuhigo. Sinaba veba ntiwamenya icyo umuntu aba yahuye nacyo muri iyo minsi. Hanyuma ngasuhuza n'abantu b'abajinshi cyane baba muri Afrika bahora bahabwa amafaranga, umuntu yabima iki abaha bakamubwira nabi cyangwa bakamubona ko ari umwanzi wabo, kandi na mbere bajya kubaha ntacyo mwari mwabahaye, ntacyo mwari mwabakoreye, nta murima mba mwarabahingiye. Ni uburenganzira bwabo bwo kubaha kubera ko babahera ku buntu, bakongera bakanga kubaha cyangwa bakagira abandi bagomba gufasha, mwe mukabigira nk'imarana. Nago ari ikibazo cyuko ari ukubanga, ahubwo nuko umuntu aba afite inshingano. Umuntu afite inshingano akora ibintu byinshi cyangwa afite urukundo. Uyu munsi ahaye Robert, ejo ahaye Ezekiel, ejo bundi ahaye nundi gutyo. Nukarakare umuntu, nugatekeze ngo waje mu nshingano ze za burundu. Umuntu afite kuguha cyangwa naguhe, no gupromisinga nawe nukamuhindure ngo ni bumbavu. Nutaraguha n'igikeri, ni uburenganzira bwe. Iyo dufite abantu benshi cyane twabanye, hari nabo twabanye muri bandi, nabonaga bampamagara kuri za telefoni nkigere mu buhunzi hano mu buhungiro, bansezeranya ngo ni abantu bakomeye cyane muri za RNC, ngo ni ibikomerezwa, ngo bo bavugana na General Kayumba Nyamwasa, ngo ni abadangeri, ngo bo baba mu nama. Nanjye gusanga ari ba bomba bari bamwe His Excellency yavuze ubushize. Sanga na n'igikeri cy'ijana ashobora gukora, ngira ngo muri Amerika bashinzwe guhanagura za babona amafaranga muri neje, kuko bateremusha za neje hejuru bazugusha hasi. Niko numvisha akazi kabo bakora ni nk'ibyo. Abo nabo ntago nabarakarira ko nabo nababumbavu bakakwiyemera. Noneho undi muntu umupumbavu mubi cyane, no muntu ugenda akasa nk'ukomeretse impunzi, agasezeranye impunzi ngo agiye kuyikorera ibi, ngo agiye gukorera ibi, nyeshu yarangiza nagira icyo akora. Abateye uwo muntu bamaze gupromisinga aba impunzi ibintu byinshi, bagera bakifata. Kimwe kajya kumva kigabuni cya majoro kiriyongeyeho nacyo ni ikigarasha kivanze n'igipfobagane, kikajya kuvuga ngo banze bazi babahungu, ngo mwagiranye ikibazo bo mu bigarasha, ngo nibemera kuko ninyaguha ningufasha bazababara kuko ntago murakemura ibibazo byawe nabo. Kare majoro ngo yari ayiwo muri za battalion na za brigade, ariko umva ngo aragendera ku bantu b'abanyamakuru. Wow, chunga sana. So abantu b'impunzi dufite ko tubayeho mu kababaro kacu bahano, ariko nabo barakabya b'impunzi. Umuntu aragufashira guhaya amadolari 100 ntago yakorera umunsi umwe, aba yarayapatikana ijoro ryose, aguhaya amadolari 100 ku buntu. We none ubonye ko ari isoko ryawe wabonye ryo kuzajya uhahamo, ataguhuka murakarira. Hari n'abandi bari mu Rwanda mwatumye babanga bagenzi banyu kubera ubuginga mufite, barabafasha, bahamara kubafasha mukumva ko mwabihindura ko ari routine, ari ikintu kiraho ngaho, mbese ari campaign, ari order every day baguhereze, buri kwezi akugenere igeno ryawe ry'amafaranga cyangwa buri cyumweru. So ntago ari uko bimeze. Umuntu naguha ushima Imana kandi umusabire ku mucyo, n'ukuri kw'Imana. N'abantu bose twatandukanye tutakivugana, abagiye bamfasha, Imana yo mu ijuru mbasabiye umugisha. Buri muntu wese yabo mu bantu bamfashije kuva mu 2020 nkigera hano muri Covid, abo bose arimo abantu ntavuze amazina yabo, babonye tutari mu mujyi umwe bakahita banamboroka. Imana mbasabiye umugisha kuko bakoze ku mafaranga yabo bakama, sinjyambora kuzirikana. Imana yo mu ijuru baho umugisha. Bamwe baraborotse, abandi tukivugana, abandi turacyavugana, ariko abo bose narabasabiye umugisha, ndabishimira. Ariko jewe ntago nigeze ngira muda wo gusaba umuntu mubwira ni ukabyara wemeze nabe mbivugira hanga nkavuga ufite ubushobozi bishoboye yamfasha.
nkasabira umugisha n'umuntu witwa Tabita mushiki wa afande Ben second lieutenant Ben ari yarabaye lieutenant yagiye ari second lieutenant nyirango na afande Ben Rutabana mushiki we witwa Tabita na group yose n'abakunzi be bose umugisha utagabanyije wakoze akazi gakomeye. Nkasabira umugisha abantu baba Grex bose ababigizemo uruhare na president wa umugisha umva kuntu nshima. Ariko ngashimira ikindi kigabo kirekire ntavuze amazina yacyo cyagize akoreka muvuge bambi mugabo yitwa Ivan ndamusuhuje aho uri hose. Ivan ndagushimira cyane nabandi bamama ntavuze Ivan Kigenza. Abo ni abantu banshigikiye mu buzima bwose bushoboka kugira ngo mbashe kubona aho nakodesha naho naryama nicyo narya. Nubwo amafaranga menshi mwampaye yose udufaranga mwampaye twose no twavuye muri Grex muhora cyege ni yaraduteruye arigendera, ariko Sofa ni muzima niba yarongoyemo umugabo afite akagabo hariya zarwa mama mu Bugesera kagiye mission yasigara ayanywera. Sorry umunwa wanjye we umunwa mwumvuze ibyiki ko ari ibintu maze ibintu muze kubinkuriramo. So ndashimira abantu bose bagize uruhare n'uwampaye amadolari 10 n'uwampaye amafaranga y'u Rwanda 3,000. Oh my god, ndashimira ingabo zose za RDF zagiye zimfasha. Ari bafande banyohereje udufaranga dukeya, ari abasirikare bake banyohereje udufaranga dukeya. Salute kabisa nago nabibagirwa. Hamwe n'abapolisi mwese mwagiye mukora umurimo, asante sana. Ubu mwabaye nk'abancukije ariko nta kibazo, nanjye ndimo ndahaha kuri za mikoro hano mureba na kamera. Subscribing mujye mureba ibiganiro byanjye birangire. Hanyuma rero mbanje kunamira abantu 9 bakubiswe n'inkuba ingoma, ariko nakabura imvu. Ikibitera ndakizi nawe mwana giceka. Aho ni murenge wa Jarama abantu 9 bakubiswe inkuba ari mu kibaya cyaho. Imana bahira uko dashira. Abona abaturage bacu baba barimo gupfa, abana ba Afrika. Mwihangane imiryango yanyu, imiryango yabo. Mwihangane nabonye abantu bakitse umugongo bashize. Mwihangane gupfusha umuntu utarwaje. Hanyuma ejo twavuze ku kiganiro. Tuvuga ku kiganiro cya order yavuye Bukuru. Babwira police traffic ngo umuntu uzajya bahunga mwamuhagaritse kanga mukora iki ngo azafungwe either bamwake 400 ngo bamujyane bamukate amafaranga 400 bitarenze, ariko bitarenze 700. Sasa nababwiye ni izo order ntabwo zitunguranye, uretse no kubafunga bazatangira kubarasa. Nyimara kubivuga iri joro ryakeye barashe nako hari mu ijoro nka saa 4 barashe umwana muto cyane, bamurashe pe, bamurashe umwana w'imyaka 20, bamurasiye Musanze mu murenge wa Gacyacya mu kagari ka Kabirizi mu mudugudu wa Mata. Saa 4 z'ijoro nibwo barashe umuhungu arapfa. Umva yewe cyamwikishije ngo abahungu rega muri Kigali nabo abantu Rwanda rwose rumaze kumenya ukuri. Umve kuno abayobozi bo mu Rwanda bameze nk'ibikoko, ni nka cya gisimba kirya ibindi cyo bajya kukirya kikishaririza. Umva mu myumvire ikintu cyatumye abahungu baraswa ngo bagiye
ngo bari bafite amabuye y'agaciro ngo bafite ukuntu bayacuruza mu buryo butemewe n'amategeko. Ukibaza amabuye y'agaciro kuba bayacuruza bituma bica abantu, cyangwa se niba bakora fraude yayo ugahagaruka ukafata time yo kweminga na kukamua twiga number 1 na 2 kwa risasi kwa chemba kwa mwili unaua binadamu, mwananchi wa Rwanda. Abo narabwiye na abaturage banje murimo kwica. Kwa nini mnaharibu mali ya Afrika? N'abanye Kongo ni mali yanjye. Abantu n'abantu bacu mba numva ari Robert murimo kwikira umuntu, umubyeyi murimo kwikira umwana. Mnamuhe mugera turabizi, ariko stop. Polisi unachukua uamuzi wa kupietua risasi, unaua binadamu. Wewe unaamua kesho utakufa wewe. Nubafanda yitaba ibigarasha ngo baba pumbavu. None namwe muri pumbavu. Bari bafite iki cya mukajya kubeshya umuvugizi wa polisi mu rwego rw'akarere nako rw'intara, ukajya kuvuga ubusa. Kavuga ubusa ngo yarafitibuye aritera abapolisi arwana ahangana n'inzego, anakurudisha mawe. Can you imagine? Mara ngapi uliwahi kuona mwanajeshi anapietua risasi civilian? Tangia lini mnaua watu mnayostahili kuwa mnalinda na ulinzi ukali? Muzingo w'Abanyarwanda ni ibicucu. Muzingo w'Abanyarwanda ni ibigoryi. Aho bigeze abantu bararambiwe. Ntanumva imbwa zirimo kumamagara mu gikari zimbwira ubusa. Ngo Robert ngo niba ari gushakisha views ngo utangiye kurengera. Nangiye kurengera mwe mukoze ikisi. Mwe ko mwarengeye mukarenga n'imirongo itukura. Muri ibikoko birya ibindi bajya kubirya bigasharira amabuye mwiba muri Kongo mwe ko batarabarasa. Bo bayibye bayakura he umuvuga ngo barayacuruza muri bw'amagendo mukenda kwica abaturage. Mwe muri cyo muturage w'u Rwanda. Ibi bintu baye too much. Police wowe wamurashe obu wasanga ejo bundi bazaba gupromotinze. Urabori promoted somewhere. Omerewe neza. Uriya wenyina ari mu gahinda na se n'abari umunabe n'abakuru be bose baraho ngaho. Barababara umwana w'imyaka 20 umwica nkande kwa kweli. Ibigabo bikuru ntago umukorwa n'isoni kwica iminja. Urica umuntu who are you? Ubu ikinege tugize mu cyo kwica abantu cyenyege. Ugahagarara karasa umuntu karangiye ukagize ibisobanuro uhereza Abanyarwanda ngwisha umuntu. Harakini subiri. Aya maraso ntago amenekera ubusa. Na maraso y'abana b'Abanyarwanda, na maraso y'abana ba Afrika. Hari ibintu murimo gukinisha mutaramenya. Ikindi cyakumbwira ngo ndekeraho kujya mvuga ngo afande wacu. Ndakibaza se uri umunyamurenge uri igihe. Ngo yangu jewe ngo ndumenyeko ngo ndi umunyarwanda ariko ngo afande Makenga nago agomba kuvugwaho. Makenga rero kango abantu bose bigoye bagiye kuba ibigoryi. Urebe ubundi abagambanyi ugiye no kureba muri Afrika hano ahanini ubona abantu benshi cyane bari muri hits zabo barimo kona nubwo cyakura budogo ubushobozi butangira ari buke bari n'abatindi babikura mu bugambanyi bakagambanira bari bafande babo benshi ukagambanira fande wawe ukaba president ukanamwicisha uwo nguwo avuga ngo Makenga sese yagambaniye nkunda nyamugambaniye muri 2009 umwana naboreye hari amabuso muri safe house zo muri Kigali wese umutwe wabaye imvi yazanye minkanya Lincolns ubwanwa bwose ntiwareba yarashaje araho ngaho mwarangiza makajya no kavuga kuri Makenga ari kuri hit amenye ngo uburyo yagambaniyemo afande we akamuguyaguya akamugeza Gisenyi muri meeting ngo igiye kubahuza na leta nanuza na Kabila ngo barebe kuno bagira amasezerano y'amahoro barangiza bakimbiza haraka sana kujya kumufungira Kigali biturutse kuri uwo nguwo Makenga mwarangiza mukajya kuvuga ngo twe kumuvuga nibihemu n'umugambanyi
n'abandi nkawe nabagambanyi. Tinyute kugambanira fande wawe waguhaye buri kimwe cyose akakugira ukuboko kwa kabiri, warangiza wowe ukamwitura kuruka amaraso, warangiza ukavuga ngo ntitukamuvuge. Cyangwa nago muzi ngo abantu barabibagiwe cyangwa bagize iki, kumva bagize hit yo kwaba turabizi nacyo tuyobewe kuba batangiriye hari nagana bafite za drone, bafite mavazi mapya, bambaye ibintu bishyashya, bambaye nk'ingabo za leta, bameze neza. Mwambwa ngo ni nyeshyamba zahe abari behind turabazi, abishimira kugira ngo abanyekongo bamena amaraso yabo, harafuwe ngine kidogo bagende baborere mabusu. Mnazitumia mbinu zenu kusudi wengine wanyamanze kimya. Ngoje narengereye abana b'u Rwanda barimo kwicwa n'inzara, narengereye abana b'Abanyarwanda bari Mozambique mubakurikirayo mukajya kubikisha mwarangiza mukanabafungira business zabo, mukabateza imyangaro muri Mozambique, muri Zimbabwe n'ahandi hose. Abanyarwanda mukabamenya neza yagiye kuri immigration agomba gutanga za ruswa nabwo faranga baba bamazeho sabo gusa. Natwe bari mu gihugu hano muraduka bakabaho tugeze tukagira ibibazo mu gihugu ho ni wavuga. Mu Rwanda abana barangiza amashuri babimbobo barahangaho bice barebana n'ababyeyi babo, utagiye mu gisirikare ngo wagwe muri Kongo araho ngaho arikirwa kurwara nk'inda. Uyu munsi aririye ejo nazi icyo azakurikizaho. Navuga gutyo mukumva ari ikibazo, imipango inamaze kicara tayirishye jamaa mtu njiani haraka sana. Mtu njiani kweli kwa ajili gani, kwa shida gani, kwa sababu gani, nini kinachonisababisha mimi nitoke? Ari ibintu bijya binsetsa kabisa. Ubushize nababwiye uriya Lieutenant Colonel witwa Ngamije, Lieutenant Colonel witwa Ngamije uko mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ngirango, n'abagenzi bawe nkawe bashinzwe utuntu zo turere. Mutekereze kuri retired, ndongera mbakishirizeho iryo tangazo. Abo bamutangune reserve force, mwarangiza reserve force bakaba abagore banyu n'abashiki banyu muri ibisambo. Afande abimenye abafatiranye mu byumve, abo ngabo muhakazi yongeyo mu ntara n'ahandi hose, mugafata abashiki banyu b'abacecuru mukaba ari bo mujya guhakazi, mugafata n'abishwa banyu mukaba ari bo mushyira muri za reserve force, kandi byitwa ngo ni by'abasirikare. De mob zikikirwa kurwara nk'inda. Arafu hari ibindi nazavuga ngomba kwandikira uwo wa RIB hariya ngo ni murasira, ntamupatia nani text message yo nzabikubwira, ntawambia ibintu byose byabaye guceceka umuntu aceceka kuva ari kugeza ryari. Ngiye Robert Mfuye abaturage bakumva ukuri mu nyicyo, noneho Abanyarwanda mwumva backfire zabo kirubeho. Jaribu kunyica buri kanya, kunyica ngo uri muri muza imbwa nanga imbwa bwaca nkahura nazo, umuntu akajya muri message akandika ngo Robert ngo muri cikurira urwobo, ngo ntago zinkotanyi umva nawe ishema ry'inkotanyi kwica. Obose abarimo gupfa ubu ngubu uyu munsi. Ariko reka twigire ku makuru ya Kongo. Kongo mama 23 yahuye n'uruva gusenya, ibyayo byasubiwemo. Niba muzi usimbibutse ngo iki, nkukuzi abashenzi bagiye kurasa mu nkambi z'abana babita intera hamwe, ubwana buto n'abagore n'abasaza n'abacecuru bakabacucuma bakabica. Ni nayo masasu arimo kuvugiriza inyuma ya mama 23. Abarundi n'ingabo za Kongo zakaniye zinawapiga yani risasi kwa mwili
kwa kupyetua mpyetuo mkali, wamerudi nyuma wakifikiri kama Kivu, batekereje ngo Kivu sasa kubava Buvira bamanuka basubira amaje umujyo ugana Goma ko bibohorewe, naho bagwa muri ambushi yabo kubita bashaka gusubira inyuma zamuka imisozi, bazamutse niho bahuriye n'abarundi bakubita utunwa mayite mateka zose zuzuye hari, none batangiye gushaka kuntu bagarura ngo mateka na munagani urwishigikira rusoma abo bana murimo kwicisha. Baratubabaza intambara barimo kurwana ni intambara bwoko ki, nigarura iki, niyo guhiga FDLR narababwiye mugende mufate rwarakabije, mufate ninja mu batware muri Kongo babereke aho FDLR bazi trainingiraga, baza amabanga yose babereke katazabo. What are you telling me? Urambwira iki? ngo FDLR se wari CDS imyaka ine yose muri Kongo kuki atazi kukumbye ngo azimare, si yabaye CDS w'ingabo za Kongo afandeka barebe iyi myaka ine umwaka umwe ku nkotanyi ko nziza mwarakubuye mukora ibyo bishoboka byose, ariko n'ubu ngo aracyakurikirana FDLR. FDLR izahiriye bikandebe ubu kugeza ubu ngubu turaziranye. Umuntu uri mu gisirikare w'icyenda kuva 94 kugeza ubu ngubu akiri mu gisirikare ni umuntu uri hejuru y'ipeti rya Kano, at least Kano and above. Ba captain major bose baratashye, ubujya ngo usanga major tungana ubu ngubu mu gisirikare ni Sakirirego, keretse afite akantu kari tekiniko kadasanzwe niko bafite muri RDF. None FDLR z'abasaza bagiye birukanka bahungira aba basirikare mu ngabo za Kongo zagiye za Habyarimana ex-FAR zagiye zikifatanya n'intera hamwe zikora umutwe witwa FDLR. Ati kugeza ubu ngubu ziri hehe abo basaza bo ni basaza, abo bangana na rwarakabije hafi kwicara mu kagari bakasunika. None abo nibo mu Rwanda nabo ni mu muhiga mu mashyamba ya Kongo, haka abantu bazi ko turi impumyera. Ubwo n'abana babo muvuga rero, abo bana babo biorganizinze base bari hari ubusaza bwarangiye kera bwakutsa amenyo, ubundi ko mwaboneganize bwarangiye, abo ngobo kwakati wako wapi? Ndimo ndibaza base bakutsa amenyo nibagishobora no kurya inyama. None abo nibo barimo guhereza abana babo amasomo muri ayo mashyamba mwazengurutse yose imyaka 30 FDLR ikira aho ngaho kwa ukwe. Ndavuga ibintu bikomeye se mwe mwavuze ibyoroshye, ibyo mwavuzeho biroroshera ngo nafashe umwana wanjye ku ngufu, mwarangiza mukaneza n'ibi binyamakuru byanyu izo nkoma amashyi. Jewe ikibazo kimwe nshaka kubabaza, ni ryari umuturage w'u Rwanda azagira uburenganzira bwo kuvuga ikimubangamiye agasigara yidegenge, akagenda mu nzira. Nkuriya mugore wavuze ati, umugore yaravuze ngo ikira, yavuze agereranya guverinoma ngo leta yigaragaza ko ari umubyeyi, naho n'umwana yabyaye imuheka amapyisi akagira uburenganzira, cyangwa n'abandi bamwe na bamwe bagiye bintu ako iyo bavuze uko bikwiriye mubajyana amabusu bose. Tangaza amakuru yose yarafunze, abantu bose barabazimije. Ikinyamakuru cyose gitangiye guhitinga kigombe kongera kikubaka izina rya RPF, akiyo atagiye muri uwo mujyo arahunga eza akajya amabusu mukamubika amageragere kubera ubwoba mushaka ko bakomeza kubasiga karangi, babasiga karangi, abaturage bicwe n'inzara bakomeza basiga karangi, musige imihanda muyikubure, mwongere cyumurenzaho kimwe ni kimwe gusa, amazuma yo ku mihanda muyasiga amarangi ase neza, indabo muzuhire, nimurangiza umuntu navuga agahingutsa ijambo niri na rimwe aje mabusu mumwita duyi igipinga yanga igihugu, utakunze system mumwita ngo yanga igihugu. Mwebwe se mukunda igihugu?
karimwe baje unyunyusi b'igihugu cy'u Rwanda. Genda wisuzume neza urebe amafaranga ufite kuri konti wowe ntekereza nabi. Urebe imodoka urimo kugenderamo, urebe inzu uraramo, ugenda urebe ibyo ukonsoma ku kwezi, nurangiza ugaruka ubone kubona umuturage wo hanze uba ukomplaininga, wo hasi ukomplaininga. Mutekereze neza uwanga igihugu ninde. Urebe umuntu ukunda igihugu hagati yawe n'umuturage hasi wo hasi uri hasi mu mudugudu cyangwa mu isibo. Ko mugenda mukabeshya ngera akoreka tumvikana. Niba bitari muri system yose bikagera kuri afande hejuru, mugombe kuba mushuka afande muramubeshya ngo ibintu yose ni sawa. Je nabisize bimeze gutyo aho twajyanaga na fande mwakuburaga mwahingaga imihanda mugashira mukamena namaramu mugakora abaturage mukabambika neza mugashaka nabari buvuge ikibazo mukabashira imbere bumwe hagacika umuntu umwe yavuga ikibazo umuriro kaboratse. Ibi yaje kubitahura nyuma mumubeshya. Erega na fande nawe warashaje, ubu mwamukoresha ibyo mushaka, muramubeshya bihagije basi. Hakagomba kubimenya ko abantu bakoma amashyi batamwishimiye. Agomba bamenye igihe kirageze ngo amenye yuko abo bakoma amashyi inyuma bakinyuma bita ngo nabayobozi. Nka bimwe muri Gande yavuze Charles aravuga ati ikibazo dufite nabayobozi badakunze abo bayobora. Ibyo bintu rero nawe igihe kirageze ko abimenya. Nuko muri Gande yabivuze ngiye kubona Banafanda asa nkoho abigize mu rwenya, ariko birababaje. Umuyoborwa cyangwa umuntu w'umuturage wo hasi nagwa merewe neza mu Rwanda. Kandi bigenze mu kigikurikiraho murakize. Nago muramenye imbaraga z'abaturage. Ibyo bya hano bigambye muva ngo people power abano nibyo biganirira. Imbaraga z'umuturage yazahagurutse abarambiwe ibintu byose akahita byangiza. Iyo umuturage yacyamutse akamona ko akavuga ati enough is enough, nabo batangira kuririmba ya ndirimbo ngo wawiri wakufe watatu wasonge watakayo baki watajenga Rwanda. Mukabona kumenya ko aribo bakundaga igihugu. Musipojirudi kwa wananchi itakuwa mambo makali. Nabonye umundi muntu nawe yanyandikiye mu demo bati jondi demo bo ataba bagabo bihoreye niba bicyane ati nubu kubavuga ayo magambo bari hafi kwica. Ati ikiza no kubareka ataba bagabo baraturiye twabahaye igihugu bashakaga igihugu bibatuberaga byose ntabwo ari byo nanibyo twabonye barabigabagabana nabo ba generali nabandi babakomokaho nabandi babapfukamiraga nabandi bikundishwaga nabandi n'ibyana byabo twebwe twasubijwe inyuma. Mbere twasangiraga imvungure tugasangira ubusa tukanywa amazi hamwe tugatarama rimwe tukabyina tukanezerwa, ariko muda umefika au wametunyamanzia. Sasa nani atakubali hiyo makosa kwa ukweli? Mwananchi bari yo ngira aho namenye ko ariko reka manze nabwire n'ibigabo bimwe by'ibigoryi bimwe numvishe ngo byabaye nebi retired akimana ishimwe. Hari imbwa imwe ari yombwa yisafande Kayumba Nyamwasa akamwita Nyamwasa kaza kuri foreign akaza kutubera ko rafande Nyamwasa amaze iminsi 3 agiye abatorotse bakagenda basensibiliza abasirikare bose ngo Nyamwasa ngo tumugereranya nk'imbwa y'igihomora. Abo bose harimo rumwe rwatasheje umuntu ari rwa major rundi rutahari rwa Lieutenant Colonel ngo ni bya peace. Ndashaka nagira ngo nishyurira fande Kayumba Nyamwasa ibyo mwamututse uwo wamututse wowe Lieutenant Colonel na Colonel wagiye ko abo bose bari ba capitaine bamwe icyo gihe bagenda basasubiriza abasirikare babwira ngo Nyamwasa yarameze nk'imbwa y'igihomora. Ni mwebwe mbwa muri imitimbwe muri imimbweti muri ibipumbavu ko nagwambwira umuntu wakuyoboye imyaka ingahe ayoboye ingabo z'u Rwanda zose akurusha amashuri ni roya ni umuntu wabaye mu bisikare birenga bingahe ni umuntu warwaniye igihugu akakigeza aho kiri ni umuntu wakoraga speech akazihereza umuyobozi akavuga speech eri smart mwarangiza mukajya kumwita umbwa ni nyinyi. Simbivuga gutya ngo nkorana nawe nago nkorana nawe ntago arantelefona nago turavugana, ariko icyo kintu cyababasha abasirikare bato cyabaza n'abasirikare bamwe bakuru bazo ukuri ari nabo bamwe bagiye mujya mukirukana bamwe bari bakarampenge abasirikare bazima wapiga naje batari wawoga kama nyinyi wawoga
abawoga muri mu mamodoka meza muri iki gihe murabengeranye, wambanye nyamujya pigana mujya pambana, askari wa office, askari wa kujipendekeza, askari combat, abantu bameze nka Kayumba Ramweli wahereye kuri training wing akarinda taha yavuye mu gakahira ameze gutyo, ajya muza inkotanya ameze gutyo, avamo ajya muri RDF abe muri nubu ajya pigana tu siku moja haja pigana haja funza hata mwanajeshi kupigana just yari SSM School Sergeant Major ako niko gateno muje ngo kamirifu ataze na parade aho rutinga n'imbariga na Gilbert yari mwalimu wa huko nani kijijini huko Tanzania, mwalimu wa huko kijijini kama ni Bukoba kama ni wapi Tanzania, harafu akakuja kwa anajifanya na no muntu bajyaga banavuga nani nshuti yagiraga muri mu training wing yararahonga aho tu ubugome bwe kimya haro mwitagani nifikiri ni rafiki ni yango nifikiri sino kuntu bajyaga mwita kubyo kabyiniro kwabo naye ibintu bya vita usimwambi ni Field Craft yo mbitabo Imana ishimwe ko atigiza nyigisha kuyambereye si mubi cyane, mwatumye ntoroka no gutoroka, mwe mwikunda nkabasaba mission na musirika ujye yisabira abandi baye basaba mukayibaha, ariko jewe ko navuga ngo ndakora ibintu byiza muzi Gilbert ukajya kwisabira za Mirobo wowe na Kayumba Ramweli, Imana izababaza amafaranga yanjye mwagiye muri ya yose, yo ni imitsi yacu tugakora mukabona madaraka. Rero umuntu aravuga mukamubona ko yabaye ikibazo. Niki nakwishimira kuri RPF nayibonye mwiki kare hari igikogwa cya mamagaye ndakizi cyo mu Republican Guard kirambwira ngo urwo ngo rugero ugomba guhereza ngo umuntu wagukamiye umuntu waguhaye ibyiza ngo akamwituye kuvuga ibyo koko Robert no kuntu tugukunda ye baba we yankamiye iki Sergeant Major wararaga mu nzu idafite ibirahuri, Sergeant Major tigeze gukora mission nkawe wagikobwa we, urabona umaze kuba Leta na Colonel waze ejo bundi hano uvuye kwa Dodo kwiga mu none ubu ngubu Lieutenant Kano urumva uri karampengero muri urabwira Robert ibintu byo maovu hivyo tu. Mwebwe mushaka kuba nukuru kw'Imana mumeze nk'intera hamwe, muri nk'intera hamwe ntago mufite umutima wa kimuntu, mwibagiwe abo mwatangiranye nabo mwakoranye mutangiye kujya gushira utuntu tw'udukobwa imbere twambara impinure bimwe Rutabana yaririmbye akabizira. Mugabo gito what are you telling me? Twabivugaho ngo twabaye ikibazo ako reka mbabaza ubundi reka mbabaze mwambonaga muri RDF mukabana ndi gihuye nini ndi ikigoryi ndi igipumbavu wa mugani, ese mumfata nk'igipumbavu mutanye kunze ikigoryi ubu ngubu narabigishije mukaba kugera kure kuba mwaba Kano mukabana ba Jeno nikawanyorosha kwa toa kwenye civilian wenu na mambo yenu nikawe kwa jeshi kabisa kamilifu. Halafu ngoya mwabonaga iyo na instructor kawaida bagarika kuri za koporo nagomba kurenga sergeant instructor nakwamya kwa hiyo rank, mwumva ko naguma kuri iyo level kuko nafite family yanjye ifatika mu Rwanda mwarabamaze mwarabisha mutekeza ko nitakuwa fresh na nyinta wa flyer. Navuga kuri ibingi hari imbwa zirimo ndani hano zirimo kureba iki kiganiro izo mbwa zigiye kuvuga ngo ngumva nk'iki misa cyemo kiravuga ibyo mba mu commentinga mujya kwa gutayipinga mutaranumva nibyo ndimo kuvuga, mba ngifungura igitabo ntabo page ntarayikubita hariya mugatangira kukomentinga mwandika ibintu by'ubucucu. Sebo allo Rob Kudoki none kwa microphone kwa neza kwa nani nje nibaze ibintu byinshi abantu mwatinye kuvuga, abantu mwanze kuvuga, ese mwanze kuvuga ngo mutabiki muvuge mutinyuke muvuge uburenganzira bwo kuvuga muvuge nimutukana ariko muvuge kuvuga nawo babifungira nabo bafunga mu Rwanda ariko kubera ubwoba
batashaka ko muvuga, iyo muvuze bumva ko mutangiye kumenya ubwenge, mutangiye kumenya ukuri murakuzi ariko muraceceka. Igihe cyo guhoba cyararangiye, ntabwo tuvuze ngo mwigaragambye, ariko muvugaho bitagera neza, muvuge ngo ibi ntabwo ari byo, turapfuye turashire twishwe n'inzara. Ubuyobozi burarebera gusa, kandi ufite ubushobozi bwo kuba bwakora, bazi kugura intwaro no kugira iki no guta ku gisirikare no gukora ikintu gisirikare, nabo gihembwa ngaye ni guhera kuri ba major ni barimo ku madaraka na ba capitaine kumanura hasi babaye ba Pumbavu babahemba urusenda. So muvuge, ndavuze ngo muvuge ibibazo byanyu, muratinya ikize, muvuga abandi bose ko bavuga se, isi iravuga, abantu baravuga, umuntu ukitagira neza akavuga ngo no we don't like this, dushaka uburenganzira bwacu ubu mubugire. Iyo udaharaniye uburenganzira wicwa n'inzara. Niyo mpamvu mbona muri abakene murangiza amashuri mukaryama mu mago yanyu mukabaho ngaho, so na nyoko baraguhereye bakwishyuriye school minerval kuva muri gradient kuzamuka ukajya muri primary, uva muri primary ukajya muri secondary ujya muri university, wewe ukashona na masters. Ariko ndakubwiza ukuri, uryamye wanyu nta nubwo urabasubizaho kimwe cya 10 cy'ibyo bagutayeho. Urahanga umurimo wabo gitangira kuzamuka, bakaza bakaterura byose bagatwara, ukongera gaceceka ngo reka ngo leta itanyica. Uri ikigoryi, uri igipfobagane kibi cyane. Mu gisirikare cya RDF ntuto tujya twavuga ngo harimo inkingi 3, kuvuga ngo igihe ushinzwe kubazwa no gutekereza byagutse, think bigger, tekereza ibitekerezo byagutse, nuceceka utakufa hivyo. Muzarangira gutyo nyine kugeza igihe muzagendamo mumenya ubwenge, wenda mwashaje. Njya numva abantu bene abaserereza abantu bitwa basoga bwa bwoko bwa nuza bwa muzaninde hariya kimwe gikora kuri Kiss FM. Ninde wa mugande wigize umunyarwanda we nuza Ankostin. Abasoga abo ngabo ngo bajya bamenya ubwenge bageje imyaka 40 ngo ubundi batangira ari nk'abapumbavu. So namwe mutagejeje kujamenya ubwenge mumaze kumara imyaka 40. Umwana baraguhereye ugize imyaka 35 nta kintu na kimwe urigezaho, no gushaka urabitinya kubera ko ntago urwego ushaka kugira ngo umugore ufite ugira ntarwo wabona. Kujya kuri kadeti ntago kibushoboye, ntago kibubona kubera ko imyaka yaragusize, kandi nunabishaka nanone afazari bakujyana kuba private ukajya nasho, ntago wagiga ko urangiye university ugiye gukora igikuru tujye muri Kongo. Ube nk'abari abakobwa baneti nibandi barimo bambwira ngo basaza bacu 3 bamaze gupfa, undi nabo basaza bacu 2 bamaze gupfa. Barapfira ikise natwe nago tukize. None se Rwanda nago babwire impamvu abantu bari muri Kongo ngo nago bebegimira ko bari muri Kongo, nago bari muri Kongo. Good, okay. Noneho bari ni kwa kundi kubitanga ayo bitanga iki ni apocalypse, is it apocalypse kubura no ku ni nk'ibya bindi byo mu mperuka, umuntu ukabona arabuze pe, nibyo nyine ni imperuka. Tubigenze gute? Icyo usabye Imana irakiguha. Twasabye u Rwanda amahoro, bafande barahuka ngo iyo sengesha Imana nikaryumve we, ngo intambara nizigarekera kuba muri Kongo, ngo wese zitabayeyo nitwataha. None dore ngizo ikimbabaza nuko abo bajenere batohereza abana babo, nawe usheta y'umwana we cyangwa muri umuna kandi afite abana nabo bato. Mbabwire bagenda buri Rwanda Air, mwavuze ngo Rwanda Air tukagenda tugakubita tukarangiza ibyacu tukayatwibyenera insinzi. Ngaho ni bagende namwe mugiyeyo n'abana banyu, mwe gukomeza kuroha y'abana babandi. Abana babandi mwabamazi mwabagabo, niba mufite imwe mudashobora kohereza y'abana banyu muzigirire neza nabandi kugira ngo iyo ntambara muyihagarike. Rero ibintu birangire gutyo, twumwibye turahagije kandi mwadusazeraho mudufite nabuzukuru banyu bakazaturya aya mabuye y'agaciro mubitse n'amamiliyoni zimubitse amadolari mu banka y'isi yose. Mugende murya yunga y'ako abanyarwanda muri ko kubamariraho kwicuma. Jewe ndabarabuye mvuze ibyo ndagiye utekereza ku nama yo kunyica arapfa mu gitondo mbere yanjye. Utekereza wari mu nama zo kuza kumpiga iwanjye narahababwiye niho hako muzagwa mbirenge byanjye. Yakuvanga nuko mba muri safe house, jewe ndamaze
kuba muri safe house Mutabazi nimwaze kumutwara mukuye muri safe house Joel Mutabazi ni mwaje kumushimuta no kamutwara mukuye muri safe house nana kimwe nyobewe ntacyo nyobewe ariko rero kuvuga kwanje ndavugira abaturage na ngoma nshaka yanyu na leta yanyu nshaka ariko ndashaka abaturage b'u Rwanda ko baba free n'abanyarwanda bakagira amahoro shenze umwe ajya kubaza ngo huwayu ubishaka ntarabivuze nuko ndemwe bindimo nawe bikurimo bikubemo muranyumva neza gukunda Afrika nibigarukira ku bigambo gusa bivuge byerekane bikunde byipfire byitangira upfe Banyarwanda Abanyafrika mwese nimwumva ngo Robert yishwe mumenye ko nishwe no gukunda igihugu no gukunda isi umugabane wa Afrika. Nasema kwamba mimi nikifa nitakuwa nimewao kwa ajili ya kupenda bara Afrika, na tena watakayo niua pekee ni government ya Rwanda, sababu mimi nawalilia sana Wanyarwanda wanayokufa kila siku kwa vita ambavyo havina maana huko Kongo. Wanao wana Kongo wenyewe wanakufa, sasa faida iko wapi? Vita ambavyo haina maana. Maana gani ya kupigana vile vita ambavyo ni vita vya umma? Ni vita gani hivi? Vita vya kumkomboa nani? Vita vya kukomboa watu gani? Vita vya kujishinga kivipi? Hiyo vita haina maana. Kwa hiyo ndio maana napiga marufuku. Kuanzia ile siku nilipolisema lile neno, hatuhitaji hiyo vita ya Wanyarwanda kuingilia Kongo na kuivamia na kuwa wana Kongo wana Afrika wanakufa hovyo. Hatupendi hata kamwe. Hatupendi, tumeyakataka tu. Hivi nimesema hivi, Wanyarwanda wanaenda kuamka kuja kunitafuta mimi. Sergeant Major Robert Kavera. Alafu akiniua na sitakufa, kutafufuka mwingine kama mimi na zaidi ya mimi. Wako wengi wanaoipenda Afrika, especially Afrika Mashariki. Ni ya uwezo nini? Ni ya gani basi? Hivi vita mnavyopigana huko kuamaliza wana Kongo kwa mali yao, na Wanyarwanda wenyewe wende wapambane pale wakufe kwa mali ya binafsi ya watu fulani. Wanaibia nani? Wanawapatia nani? Kama nimepiga marufuku, nimefanya makusudi, na ndio maana nimebadilisha kwa lugha nikaleta kwa Kiswahili. Marabyo mvariko sawa marakoze ya mubare umunsi nakusikigana nishimye kubera narambonye amafoto y'abana b'Abanyarwanda intumbi nyinshi cyane zarambitswe. Abana ababyeyi babo n'ubu bazi ko bari muri Kongo, ariko ntibazi niba ari bazima niba bapfuye. Nagondi bubunamiri. Abo n'abana b'Afrika, umwana agapfa afite imyaka 10 n'ingahe 20, anakufa mama ndapfuye, anapita unaondoka. Uko ari ro umunyarwanda n'umunyekongo niko arimo kwicwa, baratotezwa. Abana bafungiwe Goma, abana bafungiwe nuza Bukavu, izo special mabuso abana barimo bahagazemo, akavamo bafungura akakubita amazuru hasi agahuera agapfa. Abana murimo gufunga cyenyeje na sheria, cyenyime na sheria. Ejo nababwiye ikintu cyitwa transit, mabuso za transit zifungirwa abana, abagabo bafite abagore babo bakavuga ngo ninzerereze. Man, reka ndekere kiganiro numva umutwe wanjye uri karaza. Ndababara cyane iyo mbona umwana wa Afrika arimo kuba barabigeze kuri aka kageni. No, dukwiriye kubyanga completely. Dutekereze turi bakuru, twabonye byinshi, twitangiye byinshi.
tubona abo duhahira nago ni barusozi bashyira mu gifu cyabo nibyo mwakora byose. Ako mwibuka abana b'abasirikare ukuntu twavaga muri Kongo, wava muri Kongo bakagusaka no mu kabuno bakahasaka bakavana akabagabo barikunda bagenzi. Niyo babona agasabo kanangana gutya wari witsimbiye mu ikariso bakagakuramo, ako wakize muri rugage bakagakuramo, ako wakize mu kabuno bakagakuramo. Hari abana babimeraga babajyana bakabahereza ibintu byo kudiyara bakaniya nk'inkoko, barangiza bagakurayo ibyo bakuyemo umukajya no mu akomara batindi kweri, mugafata no mu mazirantoki y'umusirikare ngo murushaka mu izahabu, mwarangiza mukabasaka no mu myenda no mu makariso na haki, kandi ubwo nguwo mujuje ingunguru n'ingunguru none murasha umwana w'umusirikare umwana w'umusivile w'umuturage w'imyaka 20 muramwishi Musanze ngo yacuruzaga amabuye y'agaciro mu buryo bw'amagendo. Kweri muri iki abaturage bacu kubera iki ujya gufata imbunda kwica umuturage waretse waturekeye abaturage ugatumuka ukagendo ukajya ahandi ukaba impunzi nawe kurinda wica umuntu wica umunyarwanda nkandi wo nakamwari twiga na pia tu risasi kwa mwananchi civilian unampiga risasi wewe askari polisi chenyeje gasia unakamua twiga unapiga mwananchi kwa mwili mpaka nakufa. Hauna nidhamu, lack of training. Wao wambuka soko komeza ukajya hiriyo ukajya muri mama 23 ugafatanya na makanika nako nuzani induriya macenga wo mugambanye mukarasa byo mugarasa ko nubundi byo mumenyereye kikorasa abaturage bibereye bishakira amaramuko kamurasa kwa ukweli man. Stop there.